izi ndwara z'umwuka zanditse mu ba Efeso 6:10 kugeza kuri 20. Tube nk'abaziganiraho. Izi ndwara z'umwuka nizo gukomeza umutekano, nizo kurinda amarondo y'umuntu w'imbere, ntabwo arizo kurinda umubiri uyu muntu w'inyuma urogeka. Abarozi bahiga nizo kurinda umuntu w'imbere, kuko umuntu agaragara mu buryo bw'umwuka. Satani azamubona mu buryo bw'umwuka, akamubona nk'umugabo, nk'umugore, ariko ufite umuntu wihishe imbere muri we. Uyu muntu niwe uzakomeza kubaho na nyuma yo gupfa. Uyu niwe uzakomeza kubaho na nyuma yo gupfa. Muribuka umugani wa Lazaro na Nyamutunzi Yesu yaciye amubona ngo mu gituza cya Ibrahimu. Uyu muntu w'imbere rero ni nawe abadayimoni bahiga, bashaka uburyo bakwinjira mu muntu, ariko abarozi ntibo kwinjira mu muntu w'imbere, ntibo bishobora. Ntaho bonyura. Ikanisa ry'i Laodikiya baribwiye ko ryambaye ubusa mu Byahishuwe 3:17. Imana yarihishuriye Yohana ko ryambaye ubusa, ariko bari bambaye imyenda. Ikibazo bari bafite n'umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere ntiyari ahagaze neza, nicyo kibazo, ntiyari yambaye. Rero uretse kuba twambaye imbaraga z'umwuka, umuntu w'imbere agomba kurindwa n'intwaro, agomba kurindwa na ziriya ntwaro z'umwuka. Izi ntwaro rero ziturinda abadayimoni bazerera mu kirere ku isi. Paulo rero aduha inama kwitwaza, ko tugomba kwitwaza izi ntwaro z'umwuka, kuko hari abadayimoni bashobora kwangiza umuntu w'imbere. Bibiliya rero iduha uburyo burindwi twakomezamo amarondo mw'abakristo mwe, tugakomezamo amarondo y'uyu muntu wacu w'imbere. Uburyo bwa mbere Paulo yavuze ni ukuguma mu kuri. Kuguma mu kuri. Bice 6:14. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri. Uku kuri ni Yesu. Ukuri. Kuguma mu kuri. Kuguma mu kuri. Kuko iyo umuntu aba munyakinyoma akava mu kuri, ukabeshya umukristo akabeshya, muziki icyo ari kibi. Iyo umuntu abeshya aba akinguriye abadayimoni gutera umuntu w'imbere. Iyo utakiri mu kuri ngo uyoborwe n'ukuri, ikinyoma ukabeshya, kurya ubutewe n'abadayimoni, umuntu w'imbere arangizwa. Tugomba kuguma mu kuri. Ukuri ni intwaro y'umwuka. Ukuri ni intwaro y'umwuka. Iya kabiri Paulo yayise gukiranuka no kwirinda icyaha. Iyi kuri 6:4. Gukiranuka bituma umuntu w'imbere adaterwa n'abadayimoni. Ibyaha by'uburyo bwose bishobora kuduteza abadayimoni by'uburyo bwose. All sins, ibyaha by'uburyo bwose, iyo bikorewe muri uyu mubiri tugakora ibyaha, umuntu w'imbere aba atake n'abadayimoni, aba atake. Ariko dukiranuke, twirinda icyaha. Gukiranuka no kwirinda icyaha ni intwaro y'umwuka ikomeza amarondo y'umuntu w'imbere, apana umubiri. Intwaro ya gatatu no gukomeza no gushimangira agakiza.
gukomeza agakiza no kugashimangira muri wewe ukakitaho. Iyo tutita ku gakiza bituma umutwe w'umuntu w'imbere uraswa uterwa n'abadayimoni. Igice cya 6 umurongo wa 7 ab'Efeso yaravuze ngo agakiza kaba ingofero. Kwigisha agakiza bikomeza umutwe, bikomeza umutekano w'umuntu wawe w'imbere. Iyo twigisha agakiza, muzi ko iyo umuntu ahagurutse ukigisha agakiza, Imana ihe mwene data umugisha uhategura topike hejuru yari amaraso ya Yesu. Magambo ya Pasaka, Imana iguhe umugisha kabisa, iguhe amadone menshi kugira ngo udusangize ubutumwa bwiza. Gukomeza no gushimangira agakiza, iyo ugakomeje ukagatekereza ukakabwira n'abandi, iyo ni intwaro y'umwuka. Ni intwaro y'umwuka. Intwaro ya 4 ni ukuvuga ubutumwa no kubuha agaciro. Kuvuga ubutumwa ku murongo wa 15 igice cya 6 ab'Efeso, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kutavuga ubutumwa bituma ibirenge by'umuntu w'imbere biraswa n'abadayimoni. Kutavuga ubutumwa, ariko iyo duhagaze tuvuga ubutumwa, umuntu agahaguruka akaja kuvuga ubutumwa, umuntu w'imbere aba mu mutekano. Ni intwaro y'umwuka. Kuvuga ubutumwa ni intwaro y'umwuka. Murumva ko bidahuye n'iby'umubiri. Icya 5 ni ukwizera. Intwaro ya 5, kwizera. Kwizera ni intwaro irinda umuntu w'imbere. Kwizera, habe no kwizera amasengesho wasenze ukamenya kusubizwa, iyo ni intwaro y'umwuka. Kwizera ko ufite imbaraga z'Imana zitohungabanwa n'imyuka mibi, iyo ni intwaro. Umukristo kubaho ukamenya ko muri wewe hari Kristo, ukamenya ko umurozi ntacyo yo gutwara, ukamenya ko ibiheko ntacyo byo gutwara, kubera imbaraga zikurimo. Apana ko kuri mwene naka, kubera imbaraga z'Imana zikurimo, kubera ko Yesu yabinesheje. Uko kwizera ni intwaro y'umwuka. Ni intwaro y'umwuka. Iyo tutizera bigushira imbere y'abadayimoni, ukaba igikoresho, ukaba instrument bakoreramo pratique. Ugomba kwizera umuhamagaro wawe, ukizera imbaraga z'Imana, ukizera gukira no gukiza, ukizera amasengesho yawe kwazana ibisubizo, ukizera amasezerano y'Imana, ukizera ko uzatera imbere mu mwuka no mu buzima busanzwe. Ugomba no kwizera ko nta blockage Satani ashobora gushira imbere y'umuryango wawe, ukizera. Ntabwo tugomba no kwizera ko kwemera ko Satani ashobora kudutera. Oya, nguko duhagurutse ngo Satani aradutera se turi bande? Twe dufite Imana. Ntabwo tugomba no gukingura uwo muryango, timukabererekere Satani ngo mukiva impagurutse ngo Satani arantera. Ubundi se wari usanzwe wicaye? Ntibishoboka. Kwizera ni intwaro y'umwuka. Nubwo uhagurukana n'umugore n'abana bawe, tugomba kwemera ko Satani agutera kubera iyo mpamvu. Kuko impamvu ikomeye, ikibazo gikomeye dufitanye na Satani nuko twizeye Yesu, kuko twakijijwe. Hari urundi rugamba Satani yakwangaje gutandukanye n'urwo. Twabaye abanzi be kuko twizeye Yesu. Imana ibaho umugisha bene data. Mutware kwizera nk'ingabo iyo kuzinya ya myambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Imyambi ya Satani yose yaka umuriro izimwa no kwizera. 6:16 ab'Efeso. Intwaro ya 6 ni ugukoresha ijambo ry'Imana nk'ishingiro rya byose. Gukoresha ijambo ry'Imana. Biranditswe. Nubishe mwene data mugunzi, azi byanditswe. Imana imuhe umugisha. Azi amateka y'abagabo bo muri Bibiliya. Imana imuhe umugisha cyane mwongere. Igihe cyose ukoresheje ijambo ry'Imana uba uzunguje inkota. Ubuzunguje inkota abadayimoni bagacumitwa.
iyo tuvuga izi ijambo ry'Imana mu materaniro tukavuga ngo Bibiliya iravuga gutya, abarozi baracumitwa n'abasambanyi, ariya mapepo y'ubusambanyi n'uburozi n'ubujura n'ubutinganyi byose n'inkota n'intwaro y'umwuka tuba tuyizunguje igahura n'imyuka mibi igasenywa. Please, hari ibintu tugomba kumenya. Haleluya. Hari ibintu tugomba kumenya, abakozi b'Imana dufite imbaraga ntitugomba kuzipfobya. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana. Petero ahamije Yesu, Bibiliya iravuga ngo bibacumita mu mitima, baribaza ngo tugire dute. Biri ku murongo wa 17, mwakira inkota y'umwuka, ariryo jambo ry'Imana. Inkota y'umwuka ntabwo ari gufata ibiheko. Inkota y'umwuka ni ijambo. Ijambo rirashamburiya, ijambo rishamburiye ingeso, rishamburiye imyuka mibi hanze ku bantu. Buriya niba abantu baroga, nabo bari abantu tugomba kubagirira imbabazi, ariko bahanzweho n'imyuka mibi tugomba kubasengera. Ni bene wacu n'inshuti tugomba kubasengera, tukababwira ijambo ry'Imana tubitayeho kugira ngo iriya myuka mibi yabahanzeho ibaveho baje mu ijuru. Ariko tugomba guhangana nabo mu buryo bw'umubiri. Intwaro ya 7 y'umwuka ni ugusenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba. Ku murongo wa 18 baravuga ngo musengeshe umwuka iteka, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi mu buryo muri byose mukomeze rwose kuba maso musabira ngo nabera bose. Muye maso musabira nabera bose. 6:18. Kudasenga biteza ibyawe byose abadayimoni. Kudasenga, gusenga nk'uko Paulo yabivuze hano bikuzamura mu rundi rwego rw'umutekano. Gusenga bikuzamura mu rundi rwego rw'imbaraga. Gusenga bikuzamura mu rundi rwego rwo kurindwa n'Imana. Iyo dusenga, mwene data bivuze neza, uriya muntu wasengaga saa 6 agakomeza, ukuntu haba imbaraga z'Imana bikuzamura mu rundi rwego. Bene data, Imana ibahumugisha. Dukomeza amarondo y'umuntu w'imbere. Izi ntwaro z'umwuka nizo kurinda umuntu w'imbere kugira ngo adaterwa n'abadayimoni. Intwaro nizo zemewe n'ijambo ry'Imana, zishobora kurinda umutekano w'umuntu w'imbere, kuko uyu muntu w'imbere niwe ugirana amasano n'Imana. Uyu muntu w'imbere niwe uzazamuka. Uyu muntu w'imbere niwe ufite intsinzi. Imana ibahumugisha cyane kandi bagirire neza. Ugira amahoro ya Kristo.